Yo, WhatsApp nkuko bibona none ni Kiss Song TV nkuko mumenyereye tugira umwanya wo gusura abanyempano. Uyu munsi twasuye umunyempano, icyamamare mukunda kumubona cyane mu bikorwa byinshi cyane hano kuri Kiss Song TV. Ya, uyu munsi aragira ngo dutangira twibwira, tubwire icyo ashinzwe, icyo akora, ni muntu ki. Mukomeze mute sister? N'amakuru y'iminsi. Umaze iminsi warahoze nyirango ndagira ngo ubwire abanyarwanda bakomeje gukurikirana Kiss Song TV, uri muntu ki, amazina ya mbere na mbere n'icyo ukoramo hano muri Kiss Song TV. Muri Kiss Song TV ninjye wabonetsemo, ndi umukinnyi wa filime, nyina nitwa Leya, n'andi mafilime menshi, Uyobe n'Inzika, filime nyinshi nyine kuri Kiss Song TV niho wazisanga. Mazina yanjye asanzwe atari Leya, Iradukunda Rachel. Yego, Iradukunda Rachel niyo burya abantu nkamwe muri gukina filime hari abantu benshi bakunda kubibazaho, ugasanga ari umusore ushobora kwituvuga ati nabona gute nambaye, nyiraho kugira ngo udukure mu rujijo. Iradukunda Rachel ni ingaragu, arubatse, ni iki hagati muri ayo ngayo? Iryo ni ibanga ryanjye, ni ibanga ry'akazi. Ese Rachel, umwuga wa sinema hari aho umaze kukuvana nawe kugejeje kugira ngo dutinyure abandi bari mu gikari bashaka gukora ibintu bikorwa nawe? Yego, hari aho ngejeje kubera ko maze kugera kuri byinshi ubikesha umwuga wa sinema. Yego, wenda Rachel bitari kure, hari umwuga wa sinema, hari ikintu ushobora kuba umusitari muri make, hari ikintu gishobora kukugezaho cyangwa se kukwicira. Ese ubusitari bwawe muri sinema nyarwanda hari inshuti umaze kugira cyangwa wagize abanzi? Donc wenda nkuko watubwiye ngo ibanga ryawe ry'akazi nko mu rugo bishobora no kuguteranya n'umuryango, hari inshuti umaze kugira cyangwa wagize abanzi benshi cyane? Oya, inshuti ndazifite nyinshi ndetse n'abanzi ntibabura, ko ntabwo ibintu dukora hano mu isi ariko abantu bose babikunda. Rwose nk'iyo ugenda mu nzira ukabona abantu barimo barakubwira ngo hejuru abafana bawe, ubifata gute wowe muri make wowe? Njyewe biranshimisha cyane ndetse kurushaho, ariko nabwira abafana banjye aho bari nabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Nk'uko mubibona Rachel arimo arababwira ati hands up. So kugira ngo mukomeze gufasha Rachel nta kindi kintu mukora, ni ukujya kuri Kiss Song TV, kuri YouTube ukandikamo Kiss Song TV, wamara kwandikamo Kiss Song TV ugakora subscribe, nibagirwe na share. Tukiri aho ngaho Rachel, ni iki wifuza kugeraho mu rugendo rwawe rwo gukina sinema? Njyewe ku bwanjye numva nazagera kure, muri njye nifuza si ngombwa ngo mavuge. Aho wifuza kugera ni henshi cyane, twese mu buzima twifuza kugera aho tugera. Rachel, nicyo wafasha abana b'urubyiruko bakiri hano hasi bashaka kwinjira mu mwuga wa sinema? Nihe nama bagira mu kuza mu mwuga wa sinema, cyangwa nihe support wabaha? Njyewe inama nabagira, buriya icya mbere ni ukwishakamo ubushobozi no kwiyumva ko ushoboye. Niba wumva ubishaka, wumva ko ugomba no kubishobora. Njyewe inama nabagira ni uko nyine bakegera abantu bari hafi yabo babirimo, nabo bakabijyamo. Rachel, turimo dusoza, njya ngira akantu bita TikTok, mubaza ibibazo ukakinsubiza wihuse, amasegonda 5 nibwo umaze kunsubiza cya kibazo cyanjye, sibyo? Naribi ufashe rimwe ugateranyaho rimwe ugatikuba kabiri ugakuramo na rimwe bingana na kangahe? Mibare ntabwo nayumvaga. Rachel, ni ikihe cyorezo kimaze iminsi nako cyugarije ino si yacu turimo muri kino gihe? Icyo cyorezo bacyita nk'iki? Coronavirus. Rachel, ufite umugabo? Ibyo ni ibanga ryanjye. Rachel ni umukobwa cyangwa ni umudamu? Rachel bisa nabyo. Rachel afite imyaka ingahe? Imyaka 25 y'amavuko.
Rasheli atuye mu kahe karere? Akarere ka Rwamagana. Rasheli akunda kurya iki? Umuceri. Yanga iki? Ibijumba. Ni iki kintu umuntu mukundana yagukorera ukumva urishimye cyane? Oya, ibyo ntabwo ari ngombwa. Okay, mu byo ni iki umuntu noneho mukundana yagukorera ugahita uvuga ati turatandukanye burundu? Kunca inyuma. Kuguca inyuma. Wowe se umuciye inyuma agufasha wakora iki? Icyo gihe niba nanga umuntu wanca inyuma nanjye ntabwo nabikora. Agufashe none ubu ngubu amuciye inyuma. Ubwo nyine nawe yafata icyemezo nk'uko nanjye mfata icyemezo, agira ibyemezo bye. Rasheli se akunda umuntu umusaba imbabazi? Cyane. Wowe ukunda kuzisaba se? Okay, nk'uko bibona uyu munsi twari turi kumwe n'umwari mwiza cyane Rasheli. Iyi ngiyi yari Kissang TV, mukore subscribe, like, share, ubundi dutwike twimanukire. What's up man?